Iyo disi kuba Ashraf yarabwiye Asifiwe ko amukunda, Asifiwe arimo kubitekerezaho cyane akibuka uburyo Ashraf yabimubwiye ndetse akibuka n'ukuntu yahise yirukanka akamusega aho ngaho akajya mu nzu akifungirana. Ese ibi bintu murabibona gute? Ese namwe murabibona ko Asifiwe nawe yahise akunda Ashraf? Ese azabasha kuba yabimubwira bigenze bite ko twabonye ko yahise yirukankira mu nzu ubwo Ashraf yamubwiraga ko amukunda kandi ntago ari uko yari amwanze ahubwo n'ubwoba yari afite. Ese ibi bintu bizaba byaherera he guys? Reka ngusabe weho ugeze hano bwa mbere ukande subscribe, niba ubonye utari wakanda ku ibuto ya subscribe ikande ndetse ufungure n'inzogera kugira ngo dukomeze kugenda twibanira 5 kuri 5 muri filime yacu Igeno series, dukomeza kugenda tuganira akantu ku kandi dusobanukirwa uko ibintu byifashe. Kandi nagusaba kugira ngo ujye muri comment udusangize igitekerezo cyawe, utubwire uko ibi bintu uri kubibona. Ese uratekereza bizaba byaherera he? Ndagira ngo ugire icyo wandika muri comment utubwire uko ibi bintu uri kubibona guys. Ese ibi bintu muratekereza bizaba byagenda bite? Ko tubona ko rwose Asifiwe ari gukomeza gutekereza cyane kuri Ashraf, muratekereza bazongera kuba bahurira hehe? Ku rundi ruhande mwabonye ukuntu mama wa Asifiwe yasanze Asifiwe yicaye hanze nta n'ikintu yari yakora kuva mu gitondo, ndetse mwumvise ukuntu yahise amubwira ati wa mukobwa we, mwana wanjye wabyutse wicaye ahangaha, ibi ngibi uri kubiterwa n'iki? Ntago wakubuye, ntago wogeje ibyombo, ntago wagiye kuba wazirika ihene, nta n'ikintu na kimwe wigeze ukora. Ati ni ikihe kibazo ufite? Ngira ngo Asifiwe yamubeshye ko arwaye umutwe, arwaye umutwe, yabyutse ameze nabi, ariyo mpamvu atagize icyo akora. Ese ko tubona ko ikiri kubimutera ari uko ari gutekereza kuri Ashraf, ibi bintu mama we nabimenya muratekereza bizaba byagenda bite? Ko twumvise amubwira ati umusore wakubwiye nabi umaze kumutabara uwo nguwo ntago mushaka. Ese bizaba byagenda bite ko tubona ko Asifiwe yakunze Ashraf? Ibi bintu mama wa Asifiwe nabasha kuba yabimenya muratekereza bizaba byagenda bite guys? Ku rundi ruhande mwabonye ukuntu mama wa Asifiwe yari arimo agenda, maze ageze mu nzira imbaraga ziriyamushirana, ariko mwabonye ukuntu yahise ahura na Rehema ahita amusaba kuba yamutiza amayinite, ariko mwumvise ukuntu yamubwiye nabi cyane, arimo kumubwira ati njyewe ntago nkunda abatindi, ati ubundi urasute. Ubwo mwabonye ukuntu Rehema agira umutima mubi, yanze kuba yamufasha ngo abe yamutiza telefone ahamagare umukobwa we abashe kuba yaza kumureba. Ese uyu mutima w'ubunyamaswa Rehema afite muratekereza bizaba byagenda bite? Ubundi murabona akwiranye na Ashraf ko tubona ko afite umutima mubi. Ibi bintu rwose murabona ari ibiki? Ko mwabonye ukuntu yabwiye nabi mama Asifiwe, ibi bintu mwabibonye ukuntu atamugiriye n'impuhwe wenda ngabe yamutiza no ku mayinite ahamagare Asifiwe, ariko mukaba mwabonye ukuntu yahise amubwira nabi ndetse agahita anahaguruka akagenda. Ese uyu mutima w'ubunyamaswa Rehema afite muratekereza bizaba byagenda bite? Muratekereza Ashraf muri aba bombi akwiye kuba yahitamo nde? Njye ku giti cyanjye ndabona yahitamo Asifiwe, kuko niwe ufite umutima mwiza, ni nawe mwiza cyane, kuko umuntu ufite umutima mwiza niwe ukwiye kuba yakundwa. Reka mbashimire mwebwe mwakomeje kubana natwe hano muri iki kiganiro. Nkwibutse niba utari wakanda subscribe kugira ngo ikande ndetse ufungure n'inzogera. Ciao ciao.